kuva ikawa igiterwa mu murima igahingwa igasarurwa igatunganwa mu ruganda kugeza igihe igeze mu gikombe cy'umuntu ugiye kuyinywa, nibyo abasogongezi bagenderaho bavuga ko ikawa ari nziza cyangwa ari mbi. Ibi kandi nabyo baheraho bavuga ko ihumura cyangwa se iryoshye bitewe n'urwo rugendo rwose kuva mu murima w'ikawa kugeza igeze mu gikombe. Mukamana Konsore ni umuhinzi w'ikawa Igikomero. We na mugenzi we Mushimimana Theogene bemeza ko ubumenyi bahawe n'abagoronome bwabafashije guhindura imihingire ndetse bikaba byarabafashije kongera ubwiza n'umusaruro w'ikawa. Njye najyaga mbona muzehe yarajyaga afata umuhoro akajya mu ikawa agatemagura akararika akazajya gukokoraho zashibutse igihe abishakiye, ariko ubu ngubu ikawa zigira igihe zitemerwa ukagira igihe ujya gukuriraho ibisambo kugira ngo hasigareho ikawa nziza izatanga umusaruro. Kuvuga ngo bikayikorerwa neza bakaduhera ifumbire ku gihe yo kuyishyiramo bakaduha n'umuti wo kuyiteraho. Aba bahinzi bahawe amabwiriza ko bagomba gusarura ikawa ihishije neza, ibyo bitumbwe bakabijyana ku ruganda ruyitunganya rukayoza neza ndetse rukanayanika. Nikuze Marie Grace kuri Uganda rwoza ikawa ikiva mu bahinzi. Saba kuyikoramo kenshi kuko karite ushobora kuyicira ku gitanda, uyishyize ku gitanda ukarekeraho ntihabeho kuyanika bayigaragura bayisanza kugira ngo izo hasi zongere zijye hejuru, ushobora kuzamwa impumuro mbi. Iyo ikawa ivuye ku ruganda ruzoza neza rukanazanika arirwo bita coffee washing station, bahita bazigemura ku ruganda ruzitunganya bwa nyuma ku rwego rwo kuba bazohereza hanze. Ndayisenga Jean Jacques ayobora uruganda rumwe rutunganya ikawa yoherezwa hanze y'igihugu. Avuga ko ari ubumenyi bavumbuye bubafasha gutunganya ikawa nziza ibasha guhangana ku isoko mpuzamahanga. Abenshi babazi ngo hari ibihugu bimwe na bimwe bitunganya ikawa nziza kuruta ibindi, natwe twabigezeho ku buryo usanga ikawa zacu ziri guhangana n'izo mu bindi bihugu ndetse bikanganya amanota cyangwa se rimwe na rimwe iz'u Rwanda zikaba zanabirusha. Inganda zitunganya ikawa z'iki gihe zongewemo ibikoresho bijyanye n'igihe bigafasha kongera ubwiza n'ubuziranenge bw'ikawa yoherezwa ku isoko mpuzamahanga. Muhayimana Jeanne Pamuseni yakoze mu ruganda rwa kera rwitwaga Rwandex rwaje guhindurirwa izina rwitwa RTC muri iki gihe. Imashini ziriho ubu ngubu ntabwo arizo bakoreshaga icyo gihe. Icyo gihe bakoreshaga izitwa Catador, ariko uyu munsi bari gukoresha izitwa Gravity Table. Ubushake bwo gutuma ikawa y'u Rwanda itunganywa neza kuva mu murima kugera igihe yoherejwe hanze y'igihugu byakozwe na leta y'u Rwanda muri politike yayo igamije kuzamura ubwiza n'uburyohe bw'ikawa y'u Rwanda, nk'uko bisobanurwa na Alex Nkurunziza ukuriye ishami rishinzwe ikawa n'icyayi muri NAEB. Leta iri mu ruhererekane nyongera agaciro guhera ku murima kugera ikawa isohotse mu Rwanda igiye. Abantu bose bari mu ruhererekane bagiye babona ubufasha bwa leta, byatumye ubwiza bwacu buzamuka. Politiki yo kuzamura ubwiza n'uburyohe by'akawa y'u Rwanda yashyizweho mu mwaka 2000. Iyi politiki ikubiyemo ingamba zitandukanye